Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza. Nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni, ngiye kubereka ukuntu wakwikorera umutobe ugabanya mu nda hanini, igice cyo hejuru. Niba ufite mu nda hanini, ufite ikibazo rwose cy'ibinure, bya bindi biba byaragiye bijya ku gice cyo hejuru mu nda, mu mugongo, ufite ikibazo cy'ibinyenyanza, uzakoresha uyu mutobe nk'uko ngiye kubikwereka, uzagufasha. Ibintu ngiye gukoresha, ndakoresha ibintu 5 n'amazi. Ni ibintu buri wese yabona, biroroshye kuwutegura. Urebe video yose ubigenze nk'uko ngiye kubikora, uyu mutobe uzagufasha cyane. Ahangaha rero mfite kokombure imwe iringaniye, niyo ngiye gutangira nkoresha. Ndagenda nkata dutoya turinganiye, ntabwo uyihata cyangwa se ngo ukuremo imbuto z'imbere. Icyo ukora nyine ibyo ngiye gukoresha byose, ngiye nabanjije nabyoza, nawe urabyoza neza, na kokombure wayogeje neza. Ntuyihate cyangwa se ngo ube wakuramo imbuto z'imbere, uyikoresha yose uko yakabaye. Ku bantu bashyashya kuri Lede TV show, ngiye nitwa Lede, nongeye kubaha ikaze. Niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye uyikore kugira video yose na uploadinze ujye uyibona. Kokombure rero ndarangije kuyikata, ngiye kuba nyishyize muri aka gasorori, ubundi nkore n'ibindi. Igikurikiyeho rero ni tangawizi, n'utungutu ngiye gukoresha. Ntabwo ndagenda nkoresha ibintu byinshi kubera ntashaka gukora umutobe mwinshi cyane, ndakora mukeya uringaniye. Tangawizi nazo rero icyo ukora urazoza, n'igishishwa cy'inyuma nyine ntabwo uzihata, urazoza neza zigacya, ariko nazo ntuzihate. Ndi kugenda rero nkata dutoya turinganiye. Tangawizi rero nazo ndangije kuzikata. None icyo ngiye gukurikizaho ni seleri. Seleri rero nazo ngiye kuzikata, uzikata zose nyine n'utu duti two hejuru ntabwo dukuraho, urazoza neza, n'uduti ukatugumishaho ukaza kudukata. Noneho igikurikiyeho ngiye gukata na pome. Ukoresha pome y'icyatsi, ntabwo ukoresha pome y'umutuku, kuko nubwo zose ari pome ariko ziratandukanye. Kuri uyu mutobe ikintu ugomba gukoresha rero ni pome y'icyatsi. Noneho rero ngiye gukoresha n'indimu ebyiri. Icyo ndakora zo ntabwo ndi bukoreshe ibishishwa by'inyuma, icyo nshaka ni umutobe wazo. Niyo mpamvu ngiye kumanza nazikamuramo umutobe, kuko ari wo wonyine ndi bukenere.
noneho rero bya bindi nakase ngiye kubishyira muri blender. Ngiye gusukamo amazi ikirahuri kimwe n'igice. Ahangaha rero murabona ko natangiye kubisya. Icyo ukora urabinoza cyane, kwa kundi bisigara bimeze nk'igise, nk'agasombe nyine kanoze, bikanoga cyane. Noneho rero ngiye gusukamo wa mutobe w'indimu. Noneho rero byanoze ngiye gukupa blender. Noneho ibingibi naseye ngiye kugenda mbiyungurura, mbicisha mu kayungurizo, mbiyungurure. Urabiyungurura neza nyine kugira ngo hasigare ikintu cy'igikatsi, umutobe wose washizemo. Murabona rero umutobe uvuyemo ukuntu ungana. Noneho rero ukuntu ufata nk'ibirahuri bibiri ku munsi. Icya mbere ugifata mu gitondo mu ndirimo ubusa, nta kintu urafata, nta breakfast, nta n'amazi uranywa. Noneho ukanywa ikirahuri kimwe mu gitondo mu nda nyine irimo ubusa, ukaba uretse nk'isaha yose mbere y'uko ugira ikindi kintu ufata. Noneho ikindi kirahuri cya kabiri ugifata nka kwa kundi saa sita warangije gufata ibya saa sita, noneho hacaho nk'amasaha 3, n'ubundi ukongera ugafata ikirahuri cya kabiri. Ikindi ntabwo uwukoresha buri munsi. Niba ukoresheje uyu munsi, ejo urasiba ntuwukoreshe, ejo bundi ukongera ukawukoresha. Mwakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Ndabakunda mwese. Tuzongere duhurire muri video itaha. Ciao ciao.